ubwiyunge, amahoro no gufasha ariko n'abababaye. Ndetse dutangiye tuvuga ngo twibuke twiyubaka. Mu cyumweru gishize mu ntangiriro z'ibiganiro bitandukanye twabagejejeho igice cya mbere tugira tuti niwe nyiribikomere byadukijije. Niwe nyiribikomere byadukijije ni amagambo dusanga mu ibaruwa ya Petero intumwa umutwe wa mbere, mu ibaruwa ya mbere ya Petero umutwe wa 2 umurongo wa 24b nkuko turi kubona ku nyekiramashusho. Ariko abakurikiye icyo kiganiro iminota yatwanzuranyije dutangiye kuvuga ikintu kimwe gikomeye, tuvuga ngo na identite ya Yezu yari ifite ibibazo. Turacyari mu bihe bya Pasika. Na identite ya Yezu nawe yarinze abambwa ku musaraba kugeza igihe umusirikari amaze kubonera ibitangaza kibereye ku musaraba avuga ngo niwe mwana w'Imana. Ariko nanone identite ya Yezu yakomeje gutera ibibazo. Nibyo identite ya Yezu ngo turashaka kuvuga, benshi bavugaga ngo ni mwene nde, ngo ariko ngo ise ni umubaji, ngo na nyina ni Mariya, n'abavandimwe turabazi. Biriya yabikuye hehe? Tuvuga identite ya Yezu nayo yakomeje kuba ikibazo. Aho rero niho tugiye gutangirira. Ndi kumwe na Padiri Emmanuel Nsengiyumva, akaba ari umusaserdoti wa Arkidiocese ya Kigali, ariko akaba anayobora ikigo cyitwa Centre de Recherche et de Réconciliation Intégrale cya Arkidiocese ya Kigali. Padiri, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ndatekereza ntakubeshyeye, ubushize no twagarukirije iminota twanzuranyije tuvuga ngo na identite ya Yezu iracyateye iki. Na n'ubwo hari abatari babyemera, hari abakishidikanyaho. Maze rero niba nawe umuryango nyarwanda twahuye n'ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994, icya mbere ni ivangura. Ivangura ni imwe mu ntambwe ya mbere iganisha kuri Jenoside nk'uko abahanga bagiye babivuga. Wowe uruyu ntimuraba, aba abasaba. Ibintu by'ivangura no kuhinyura identity, kwambura umuntu ni imwe mu ntambwe ziganisha kuri Jenoside. Si yo ngingo uyu munsi ariko bifite aho bihurira. Padiri rero ndagira ngo nanjye kuvuga ngo usoze neza utubwira ko ukuntu identite ye zigishidikanywaho, cyangwa se aba ari wowe ushyira iherezo kuri icyo kintu abantu ntibazongeye kugishidikanyaho. Ni ubwo uri umusaserdoti. Ubwo rero reka twinjiye muri icyo kiganiro tubanze turebe buryo na identite ya Yezu nayo, Yezu wabambwe ku musaraba, identite yishidikanywaho. Bagezeho bakora inama, bamwe batarafite kamere ebyiri nahoze mbiganiraho n'abantu mu mwanya, bamwe bemera ko afite akaranga kamwe, kamere imwe, abandi bati ni ebyiri ariko zidahuye, abandi bati ni ebyiri zuzuzanya. Ikibazo cya identite ni ikibazo gikomeye. Yego, tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Nagira ngo nanjye mbanze mfate uyu mwanya nkomeze nihanganishe abanyarwanda muri rusange n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri ibihe bitoroshye. Uhoraho we nyir'ubuzima wemeye ko ubuzima bw'abacu bugenda mu buryo na n'uyu munsi kubyumva tubyumvisha ubwenge bwacu, kumva ubugome bwa muntu bene kariya kageni ntago bishoboka. Ari naho wenda tuzanareba ushize icyo kintu twari twakivuzeho tuti Nyagasani ko wari ufite ububasha, ko wari ushoboye byose, ko batubwira ko dukunda, ko batubwira ko abo ukunda ubifuriza icyiza, byagenze gute? Ese wari uri hehe? Ibyo nibyo twabivuzeho. Ndagira ngo rero nongere mbabwire ngo Nyagasani nyir'ubuzima ari mu bambere bababaye abana b'u Rwanda bicwa urubozo, kuko nta nubwo ari ugupfa gusa, bene kariya kageni muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Impore Rwanda, impore wowe uyu munsi uwibuka ukongera ugatonekara. Nyagasani nabyo ubushize twabivuzeho, wemeye kwegereza umusaraba we. Birumvikana iyo tuvuze umusaraba wa Yezu Kristo tuba tuvuze iyobera rya Pasika, ni nacyo mu by'ukuri kitwicaje aha.
Nyagasani wemeye kwegereza iyobera rya Pasika inzira y'umusaraba yawe n'iy'uwawe, yagira ngo akubwire ngo humura ndakumva kandi turi kumwe. Akaba ari nabyo bidutera kuvuga ngo humura impore, Nyagasani arakumva kandi araguhumuriza. Kuba uyu munsi uriho nuko Imana igufitiye umugambi. Murakoze rero, identite ya Yezu iracyagibwaho impaka. Ntabwo ndi bukigarukeho cyane, nta nubwo nje kuyikuraho, kuko nkuko wamaze kubivuga, kuva Yezu yasamwa, kuva yakura mu butumwa bwe, yewe ku musaraba niho, nkuko n'ubushize twabivuze, niho wa musirikare yitegereje arebye ukuntu apfuye. Murabizi ko saa sita icuraburindi yabambwe kuva saa 3, saa sita icuraburindi riracura ku isi yose. Arabireba, abonye uko ashizemo umwuka, bashatse kumuvuna, wenda tuzabigeraho amaguru basanga we yarangije guca, ariko ibyo byose barabireba. Aravuga ati yewe koko uyu yari umwana w'Imana. Nyuma yaho rero ntago kwamamaza cyangwa se reka mvuge kwamamaza ukwemera kuvuga ngo uyu yari umwana w'Imana byari bihagije. Hari ibindi bice by'ubukirisitu twavuga ngo ni ibinyejana, navuze ko ari bitanu bya mbere kugeza mu kinyejana cya 4 hagiye habaho ibyo twita impaka ku bijyanye na Yezu Kristo, icyo twita ngo ni les controverses christologiques. No kuvuga ngo ari byo byaganishaga ku mayerezi. Ahubwo na amayerezi babaga barimo kurwanya. Amayerezi ni iki? Ni inyigisho z'ubuyobe. Hano bikaba ngombwa ko abahanga ba Kiliziya na Kiliziya muri rusange, kuko Kiliziya irabanza ikaba umuryango wakira ukwemera, hanyuma uko kwemera kukagira uburyo kwinjira mu buzima. Ibyo rero iyo identite ya Yezu yakomeje kugibwaho impaka. Nkaba naravuze ngo na n'uyu munsi identite ya Yezu iracyafite ibibazo, atari uko ayo itazwi, ntabwo ari uko wenda itazwi gutyo, ahubwo ayo mayerezi wavuze, ni ukuvuga ngo izo nyigisho z'ubuyobe aracyakomeza, zabashijwe gutsinda, donc zaratsinzwe. Kiliziya itangaza indangakwemera ndetse n'amahame aboneye. Yego. Ariko n'uyu munsi ntushobora kuvuga ngo uzi Imana. Nicyo ngicyo nashaka kuvuga buriya. Ntushobora kuvuga ngo Yezu ndamuzi. Ikigaragara nuko na n'uyu munsi muri Ukaristiya tukimushidikanyaho ngo tumufate neza, tumwumve neza, ubwenge bwacu ntishobora kugeraho. Hakaba rero hari abashidikanye bavuga bati niwe siwe, niwe ukijije uyu nguyu siwe, byashoboka bite ko Imana yajya muri kariya kahostiya gatoya k'umweru, se byashoboka. Ni ukuvuga ngo kiracyari ikibazo. Ariko nta nubwo ari naho ngaho bigera gusa. Na n'uyu munsi Yezu Kristo arasa naho adutunga urutoki, avuga ati mfite amasura menshi mu bababara. Iyo ni identite ya Yezu igihishe mu bababara uyu munsi. Kuko nitujya mu Ivanjiri ya Matayo umutwe wa 25 turaza gusangamo urubanza rw'imperuka. Urubanza rw'imperuka ruravuga ruti muze abahawe umugisha na Data, nari nshonje muramfungurira, mfite inyota mu mpecyo kunywa, nambaye ubusa muranyambika, mfunze muza kunsura, ndwaye mungeraho, ndi umugenzi nabuze aho njya murancumbikira. Hanyuma bamubwira bati twakubonye ryari Nyagasani? Hari kwa kangahe? Arangije avuga ati igihe cyose mwafashije umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ninjye mwabigiriye. Hanyuma ahindukire n'abatarabikoze avuga ati ntabwo twakubonye. Avuga ibyo mutakoreye buriya ninjye mutabikoreye. Hanyuma urubanza rw'imperuka nicyo ngicyo. Ukaba kwibaza ngo harya mu bashonje harimo Yezu? Uyu munsi se turabizi neza ko mu bashonje, mu bambaye ubusa, mu batereranwa, mu bafunze, mu babandi batsikamiwe, tuzi neza ko ari Yezu, niwe wabyivugiye. Na n'uyu munsi rero turacyafite icyo kibazo cyo kumenya Yezu muri abo ngabo. Identite ya Yezu iracyafite ikibazo, ku buryo uyu munsi umuntu ufite ikibazo cyo kumenya ngo ninde, niwe siwe, Yezu arakubwira ati humura ndakumva, nanjye icyo kibazo ndacyagifite kugeza n'uyu munsi. Aho rero niho nashakaga wenda gusa naho nsoreza icyo ngicyo, ariko ngaruka noneho kuri identite ya Yezu mu tuntu tubiri. Navuga ngo ni kamwe akandi ndakavuze, identite ya Yezu mu bababara. Yego. Iyo iracyari ikibazo. Kandi n'abantu uyu munsi navuga ngo bahunze iwabo. Yego ni tubiri. Hari abantu bahunze iwabo kubera identite ya Yezu. Identite ya Yezu ugiye kugaruka mu guhunga iwanyu kubera ubutaka bwanyweye amaraso, kubera
aho wagiriye ibibazo ukavuga uti sinzahagaruka, byagenze gute? Yezu Kristo yarahunze, turaza kukigeraho mu kanya. Yezu Kristo yarahunze yego mu Misiri, ariko mu kugaruka agaruka iwabo bamubwiye bati Herode yarapfuye, yego ni Yosefu babibwiye, yego wahigaga umwana yapfuye, fata umwana na nyina ubagarure, yego ngo bashatse kujya aho bahunze bava hehe? Yudeya, i Betelehemu, niho bari bari. Yego. Hanyuma rero Yosefu aratekereza ati ntabwo ndi busubireyo, agaruka i Nazareti. Kuki? Ubwo nawe urabyumva, yaravugaga ati ariko wasanga yego yigira inama agaruka i Nazareti. Ni nayo mpamvu Yezu azitwa Umunyanazareti. Urabizi ko amwe mu mazina ye ku musaraba harya hejuru handitsemo ngo Yezu Umunyanazareti, umwami w'Abayahudi. Yego yego. Iryo zina ryavuye he? Kuki Yesu Umunyanazareti? Kandi handitse ko inkomoko ya Dawudi nyine igomba kuba mu murwa wa Dawudi, yagomba kuvukira i Betelehemu. Icyo nacyo wenda ni ikibazo turi buze kureba, ariko se bifite icyo bibwira umunyarwanda uyu munsi wavuze uti akubwo ndahita mbihuza ngewe nuko ubwo butaka bwa Betelehemu, abana bose kuri Betelehemu barishwe. Yego. Hagati hantu Yosefu ntabwo ari icyo yabigendeyemo, ariko ntabwo ari icyo ngicyo cyabiteye bya Yosefu, reka tube tubyihoreye. Ariko ubwo butaka bwanyweye amaraso. Yego. Y'abana. Yego. Babana bashaka Yezu. Yego. Babana bari munsi y'imyaka 2. Imyaka 2 Herode yishe nyuma y'abanyabwenge. Yego. Hanyuma abarakimira, reka mvuge gutyo, bahita bagaruka i Nazareti. Azitwa Umunyanazareti kugira ngo yuzuze ibyahanuwe. Nta nubwo ari no kugira ngo yuzuze ibyahanuwe, ahubwo ibyo ngibyo byanditswe nyuma, kuko nyuma Yezu Kristo bajya kumubamba, bamubambye akabaho bari banditseho. Ako ntekeza ko hano muri Izayi mbanza nawe yari abihanuye mu bw'abahanuzi bwa Izayi, yavugaga kuri Yezu Kristo. Avuga Yezu Kristo, ubundi navuga ngo abigisha amategeko nabo bose, Herodi bamubwiye, yumvise abanyabwenge bamukwebye, yego, ajya gukonsirita abanyabwenge bari icyo bamubwiye nta Nazareti irimo. Icyo bamubwiye, baramubwiye ngo haranditse ngo umwami ugomba kuvuka azavukira i Betelehemu. Nawe Betelehemu uri muto, ariko ni wowe uzakomokaho umushumba uzatwara amahanga. Ubwo navugaga muri babahanuzi ba mbere muri Izayi, muri Yeremiya. Nta uvuga Nazareti izaza nyuma. Nazareti izaza nyuma. Kuri iyo ngingo nge navuga ngo icyo Yezu adufasha ahangaha nk'uwaretse kubiwe, aho mvuga ngo aho yahanuwe bagomba kuba, akaza kuba i Nazareti, ndetse akazitwa Umunyanazareti, nicyo kizasigara ari identite y'Nazareti. Betelehemu ihita ihagararira aho ngaho. Murabizi ko erega buriya hari ukuntu Yezu Natanayeli baganira, babyibuka, yaravuze ati ariko niki cyava i Nazareti, niki cyava mu Galileya kizima? Bamubwiye ati hari ikiza cyava, bavuge ngo twabonye Yezu, wundi bavuze ava yego hari iki cyava i Nazareti. Iyo ubihije uravuga uti ntago byari biteganyijwe ko mu Galileya ariho haturuka umucunguzi. Rero icyo adufasha ni iki? Uyu munsi Yezu Kristo waretse kuba wavukiye i Betelehemu, biri niho yavukiye, nibyo ni naho ubwo yagombaga gukurira, ariko birahindukira ajya kuba i Nazareti. Uyu munsi hari abantu bakuriye ahatari wabo, kandi kubera amateka mabi barahakuwe. Hari n'abahavuye bavuga bati ngewe isambu yanyweye amaraso ya data sinshobora kuhaba. Nakwibuka ko hari abana bamennye amaraso i Betelehemu, tutavuga mu isesengura Bibiliya wenda cyo twita exegese, tutavuga ngo nicyo cyatumye Yosefu aza i Nazareti, ariko tukibuka ko hari ubutaka bwanyweye amaraso, Yezu ntiyabugiyemo, bagaruka i Nazareti. Uyu munsi tukongera tugatekereza abantu bose bacitse iwabo bashobora gutangira gukora urugendo rwo kuhagaruka, atari ukuvuga wenda ngo Yezu yarahagarutse, kuko yagarutse mu Yudeya, yego, ariko tukavuga tuti wowe wahunze iwanyu kubera ko ubutaka bwanyweye amaraso yabawe, kubera ko wavuga gutaha sinahaba, habaye amatongo sinahajya, sinaturana n'uyu, ntibyagenda gute? Yezu Kristo umenye ko atabaye i Betelehemu, kandi ariho ibyanditswe bivuga ko yagombaga kuvukira. Niba havukiye yagombaga guhakurira, yagiye i Nazareti. Ni ukuvuga ngo icyo gikomere cyo guhunga iwanyu, cyo kuva iwanyu, cyo kwanga kujya aho
ubutaka bwanyweye amaraso y'abawe buri guhurwa gakondo yawe. aho ngaho ni ukuvuga ngo humura, Yezu arakumva kandi arakumvira imbere. Icyo nacyo kinjira mu izina rye, mu identite ya Yezu, kubera ko byarangiye abaye umunyanazareti. Uyu munsi ushobora kuba waravukiye mu Bugesera, urwo ni urugero, i Nyamata, Ntarama, ukahahunga, kandi ubwo ibyo mbivuga wenda ndanabizi hari abahahunze, ukitwa umunyakigali cyangwa se umunyagikondo cyangwa se ahubwo abenshi babaye abanyakigali. Yego, ariko atari uko wenda Kigali hari imibereho, ahubwo ari ukuvuga ngo simashaka. Uyu munsi wenda wakumva ushubije agati impembero, iyo mpagiye ndasubirwa, ndibuka. Yego, ariko padi tukiri aho ngaho tumye nibuka ikintu ko twari tuzi, ntabwo ngiye kujya mu mateka cyane y'abaromane n'imitegekere, ko nibuka ko abaromane ari bo bazanye ibi bintu by'amarikodi, gusiga inyandiko. Ahari yenda mu bitekerezo bya Yosefu, mu bushakashatsi wakoze, ntabwo yaba yaravuze ati nubwo Herode yapfuye ariko uwamusimbuye yakomerezaho, kuko ni umutegetsi wasimbuye undi, ubutegetsi bw'abaromane bwari bugikomeje. Ntabwo yenda yaba yaragize n'icyo kikango cy'uko mwihererekanya bubasha ryabaye icyo gihe yanahawemo idosiye itararangiye ya Yezu yagombaga gukurikirana. Herode we amaze kumenya ko abana bose bapfuye, ntabwo yigeze, navuga ngo ihishurwa ntirigeze rimugeraho bivuga ngo Yezu yahunze, yumvaga yamurangije. Icyo nicyo wenda tubona ko yagize atekanye. Hanyuma iby'amadosiye n'ihererekanyabutumwa wenda ntabwo twabijyamo, ariko ikiriho ni uko Yosefu yarakenze, kandi yari afite inshingano zo kurinda umuryango mutagatifu. Ntacyo rero atagombaga gukora kugira ngo arinde umuryango mutagatifu. Icyo uyu munsi biri budufashemo ni ukubona ko Yezu yiswe umunyanazareti kubera ko atagiye gukurira i Betelehemu ariho yavukiye, ariko bifite icyo bivuga mu mateka y'Abanyarwanda bahunze iwabo, kubera ko ubwo butaka bahahungabaniye. Ubuze mvuga ngo wenda Yosefu nawe yarahungabaniye hariya, birashoboka yarahungabaniye. Iryo hungabana avuga ati reka nkenge, twese turabifite. Ahubwo icy'ingenzi uyu munsi ni ukuvuga ngo iyo identite igenda ikagera ku munyanazareti, kandi yagombye kwitwa Betelehemu, biranyumvisha ko nanjye uyu munsi nshobora kwitwa umunyagikondo kandi nari ndi umunyakigali, nari umunyabugesera, umunyenyamata. Ariko igitumye mba umunyagikondo cyangwa nitirirwa igikondo atari uko naje nkurikiye imibereho, ari uko mpunga ubutaka bwanyweye amaraso y'abanjye, cyangwa se ari uko mpunga ihungabana nahagiriye, bad memory. Ego nkavuga inti rero aho ngaho kuri iyo ngingo Yezu arakumva, akakumvira imbere, akakubwira ngo humura, wakwitwa umunyagikondo, wakwitwa umunyakabeza, wagira gute, uhumura. Arakubwira ngo nanjye niswe umunyanazareti, icyo nta kibazo cyagiye no ku musaraba, niko byanditseho. Ntugire ikibazo, ndakumva. Ntuzanagira ikibazo cy'identite byako kageni, kuko ndakumva. Ahubwo ihutire gukira, kuko ubuzima Yezu aduha mu izuka rye ni ubuzima budukiza. Ese padi, ubwo uvuze ku byerekeranye na location and donc guhindura ahantu kubera amateko afite, uyu ukurikiranye Yezu yaba yarongeye gusura i Betelehemu mu butumwa bwe? Betelehemu ni hehe? Betelehemu ni muri Yudeya. Yego, ni Yudeya yose yarizengurutse, yagiye no ku nkome no ku nkiko hose yarahaginze, aho hose yarahageze, nta kibazo birashoboka ko mu butumwa bwe yarahageze. Nuvuga ngo Betelehemu ni Yudeya, ni hariya muri, erega no mu rwa Dawudi. Mu rwa Dawudi ni ukuvuga ngo ingoro ya Dawudi hariya, wenda tugiye mu cyo twita ubumenyi bw'isi, geography, reka mbivuge gutyo, ukareba aho ingoro ya Yerusalemu yari yubatse n'ingoro y'umwami ahantu yari yubatse, naho ngaho ni Dawudi, umurwa wa Dawudi ni uwo nguwo, naho ngaho ni muri Yudeya. Rero ni ukuvuga ngo Yezu ntiyakoreye ubutumwa, ntabwo ari ukuvuga ngo ntiyongeye kuhasubira, we byararangiye ahasubira, yahamaje ubutumwa, yageze muri za Samariya, yagiye Tiri na Sidoni, murabyibuka.